Ibyo kurya 10 byakurinda kanseri y'umwijima. Umwijima ni rumwe mu ngingo 5 z'ingenzi cyane ku buzima bwacu bwa buri munsi nk'abantu. Ubusanzwe ukuyemo umwijima, izindi ngingo z'ingenzi ku buzima zisigaye ni ubwonko bukora neza, impyiko nzima, umutima utera bikwiye ndetse n'ibihaha biyungurura neza umwuka duhumeka. Ibi ntibivuze ko izindi ngingo zisigaye ku mubiri imbere n'inyuma ntacyo zimaze, gusa imikorere y'izi 5 niyo iyobora indi mikorere y'izisigaye zose. Muri rusange, ubusanzwe kanseri ni indwara iteye ubwoba kandi ihangayikishije cyane, by'umwihariko umuntu kumenya ko ayirwaye bimukura umutima no kumva ko ari iherezo ry'ubuzima bwe. Kanseri y'umwijima tugiye kubaganirizaho iri muri kanseri zitwara ubuzima bwa benshi ku isi, by'umwihariko 1/2 cy'abayirwaye. Iyi kanseri iterwa n'impamvu nyinshi zinyuranye, muri zo twavuga umwuka uhumanye duhumeka, kurya ibyatewe imiti yica udukoko utabironze, kuba urwaye indwara ya hepatite ikomoka ku mibonano mpuzabitsina idakingiye n'ibindi. Uretse ibi bitera iyi ndwara, ku rundi ruhande kunywa inzoga zirenze igipimo bitera indwara izwi nka cirrhosis, kandi amaherezo izi nazo ni inkomoko ya kanseri y'umwijima. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe uburyo bimwe mu bimera turya harimo ibifite ubushobozi bwo kuturinda kanseri y'umwijima no kugabanya ibyago byo kuba twayirwara. Ikiribwa cya mbere kimwe mu bifasha mu kwirinda no kurwanya kanseri y'umwijima ni karoti. Muri karoti dusangamo glutathione, kikaba ikinyabutabire nyamukuru mu gusukura umubiri wacu, gikuramo ibiwuhumanya bishobora no kubyara kanseri. Muri karoti harimo na beta carotene, zizwiho nazo gufasha umwijima gukora neza no kuwurinda. Kugira ngo karoti zigire ubushobozi bwuzuye bwo kuba zagufasha kwirinda kanseri y'umwijima, ni ukuzirya ari mbisi, wazihekenya cyangwa se ukazirya kuri salade. Ikiribwa cya kabiri kimwe mu byagufasha mu kwirinda no kurwanya kanseri y'umwijima ni beterave. Kimwe na karoti, beterave nazo zikungahaye kuri glutathione, kandi zifasha mu mikorere myiza y'umwijima no mu kuwurinda kanseri. Beterave kandi zo zinarimo flavonoids, izi nazo zifasha umwijima mu gukora neza. Kurya beterave cyangwa se kunywa umutobe wazo buri munsi cyangwa igihe cyose ubishoboye ni ingenzi cyane mu kurwanya kanseri y'umwijima. Ikiribwa cya gatatu kimwe mu bifasha mu kwirinda no kurwanya kanseri y'umwijima ni imbuto zo mu bwoko bwa citrus. Izi mbuto zirimo amoko menshi, muri yo twavuga amacunga, indimu, pamplemousse, mandarine n'izindi zinyuranye. Izi mbuto zizwiho kuba zikungahaye kuri vitamine C, ikaba nayo iri mu bya mbere byongerera ingufu ubudahangarwa bw'umubiri. Ibyo rero ku mwijima biwufasha gutunganya ibyari uburozi ku mubiri ku buryo bisohoka vuba mu mubiri binyuze mu nkari. Ikiribwa cya kane muri bimwe mu biribwa bifasha mu kwirinda no kurwanya kanseri y'umwijima ni inyanya. Inyanya nazo zikungahaye kuri glutathione, iyi twabonye ko ifasha mu gusohora imyanda no gusukura umwijima. Mu nyanya kandi dusangamo lycopene, ari nayo iziha ibara ritukura, ikaba ingenzi mu guhangana na kanseri zinyuranye harimo n'iy'umwijima, prostate, ibihaha ndetse n'igifu. Kuzirya neza ni ukuzihekenya cyangwa se ukazirya kuri salade. Uhisemo kuziteka ni byiza kuzikatira ku byo kurya bihiye utazikaranze. Ikiribwa cya gatanu kimwe mu bifasha mu kwirinda no kurwanya kanseri y'umwijima ni amashu.
nubwo amashu ari imboga zagiye zisuzugurwa cyane, nyamara muri yo dusangamo ibinyabutabire bikomoka kuri glucosinats, bikaba rero bizwiho gusukura umwijima bikuramo uburozi bubyara kanseri. Amashu nayo ntatekwa, burya ni byiza kuyarya kuri salade, kandi amashu ni isoko nziza ya vitamine K. Ikiribwa cya gatandatu, kimwe mu biribwa bifasha mu kwirinda no kurwanya kanseri y'umwijima, ni ikinzari. Ikinzari nacyo kiri mu byo kurya byitwa ibirungo, ni ingenzi mu gusukura umwijima. Ikinzari gifasha mu gusohora ibitera kanseri biba byinjiye mu mubiri wacu binyuze mu byo turya. Birumvikana ko n'ikinzari gifasha mu kurinda umwijima kuba wagerwaho n'ibyo bitera kanseri. Ikiribwa cya karindwi, kimwe mu bifasha umubiri mu kwirinda no kurwanya kanseri y'umwijima, ni avoka. Uko umwijima ugenda utunganya ibinure, ushobora nawo kubigenderamo ukangirika. Ibi nibyo byitwa cirrhosis, ishobora kubyara kanseri y'umwijima. Avoka nubwo nazo zirimo ibinure, ariko ibinure byazo ni byiza kuko byaho kwangiza umwijima bikaba biwufasha kwisana nyuma yo kwangizwa n'ibinure bindi. Ibi rero bikaba biwurinda kanseri. Si ibyo gusa, kuko avoka ziri no mu mbuto zitarimo isukari nyinshi, birumvikana ko nta kibazo zagutera. Ikiribwa cya munani, kimwe mu bifasha mu kwirinda no kurwanya kanseri y'umwijima, ni pome. Muri pome dusangamo pectin. Iyi pectin iboneka mu gishishwa cya pome ifasha gusohora imyanda n'uburozi mu rwungano ngogozi. Ibi bituma umwijima utaza kunanirwa mu gutunganya no gusohora imyanda kuko biba byasukuriwe mu gifu. Pome kandi zikungahaye kuri fibre, zikaba zifasha umwijima mu gusohora uburozi n'imyanda ikorwa mu gihe cyo gusukura umubiri. Ikiribwa cya cyenda, kimwe mu biribwa bifasha kwirinda no kurwanya kanseri y'umwijima, ni tungurusumu. Impumuro ya tungurusumu iterwa n'uko zirimo umunyu ngugu wa soufre. Uyu munyu utuma enzyme zo mu mwijima zikorana ingufu mu gusohora uburozi. Muri tungurusumu kandi dusangamo allicin na selenium. Ibi byombi bizwiho gusukura umwijima. Ikiribwa cya 10, kimwe mu biribwa bifasha mu kwirinda no kurwanya kanseri y'umwijima, ni imboga rwatsi. Izi mboga ziri mu moko menshi: imbogeri, imbwija, imiriri, idodo, epinari n'izindi. Zibamo chlorophyll, ari iziha ibara ry'icyatsi, naho mu mubiri wacu ikagira uruhare mu ikorwa ry'indurwe yo mu mwijima. Si ibyo gusa zikora, kuko zinafasha mu kuringaniza ibinyabutabire no guca intege uburozi buturuka mu miti yica udukoko, bityo bigafasha mu kurinda umwijima ko wajyamo uburozi. Reka turebere hamwe ibintu byo kwitondera mu gihe ukoresha ibiribwa bifasha mu kwirinda no kurwanya kanseri y'umwijima. Nubwo twavuze ibiribwa 10 gusa, nyamara si byo gusa birwanya kanseri y'umwijima, ahubwo twaguhitiyemo ibyoroshye kuboneka kandi bizwiho ingufu kurenza ibindi. Ikindi kandi, ku mugore utwite, ku mugore wonsa ndetse n'umuntu ufite ubundi burwayi buhoraho, ni byiza kubanza kugisha inama muganga mbere yo gukoresha ibi biribwa wirinda kanseri y'umwijima. Reka nanone tubibutse ko kugira ibyo kurya ufata ku bwinshi cyangwa ugabanya, ndetse mbere yo gufata n'inyongera zose, banza ubiganirize muganga niwe uzakubwira icyo gukora. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara, ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu.
Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no kumbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane. Bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.